Oh haleluya. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, urera urakiranuka, izina ryawe nirihimbazwe mwami. Tugize umugisha, turaramye, turaramutse, duhaye kubaho, izina ryawe nirishimwe. Nta wari uzi ko biza kugenda hanyuma yo kuryama, ariko dusubije umwuka wo guhumeka, uduhaye ubuzima, izina ryawe nirihimbazwe mwami. Ntabwo ari ikintu gisanzwe, kuko hari benshi batabonye amahirwe yo kuramuka. Turagushimiye, uhabwe icyubahiro. Uratuzigamye iminsi yacu yose tubayeho, none ushimye ko n'uyu munsi nawe tuwubamo, wongeye ku minsi yacu yo kubaho, izina ryawe nirishimwe mwami. Ushimwe kutwongera iminsi yo kurama, twe ntitwari tuzi ibikurikiraho hanyuma y'iyi. Twibwiraga tuti se turaza kubonesha amaso yacu undi munsi, ariko urabikoze mwami. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwa hejuru. Byari byiza, byari umugisha ko twaruhutse amahoro, ariko gukanguka kongera kubaho ni impano y'Imana, ni impano y'ubuzima. Turabigushimiye ko duhaye impano yo kubaho Mana. Imyuka yacu yose ari mu biganza byawe, twe ntacyo twari tubashije kuba twabikoraho ngo twongere dusubirane umwuka wo guhumeka, ariko ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe urongera urabikoze, tubaye, izina ryawe nirishimwe. Isi y'umwijima yari irimo byinshi biduhiga. Satani yagabye ingabo nyinshi n'ibitero bikomeye kugira ngo tuburire mu bugingo n'ubuzima, ariko no mu gicuku cya nijoro, kuko uri Imana ireba no mu mwijima, ukumira ibitero by'umwanzi, wica imigambi y'incakura, uvunagura amaboko yazo kugira ngo zidasohoza imirimo yazo. Izina ryawe nirishimwe, wakoze Mana. Kuko turi abo waremye, turema imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo witeguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Turasenga ngo utubashishe kubaho uko biteganijwe muri uyu munsi, uduhe kugendera mu byateganijwe n'ibyateguwe nawe, twe guhusha inzira yawe n'umunota n'umwe. Tubane nawe, nawe ubane natwe. Tugire ubuntu, ntudusige, ntuduhane, kandi duhere imigisha yose yo muri uyu munsi, widuhere ubuntu mu izina rya Yesu. Umunsi weza, umunsi w'umugisha, umunsi w'amahoro, umunsi w'ituze, umunsi wo kuboneraho imirimo itangaje Uwiteka akora. Turasenze iki gihe cyacu cyo gusenga ukeze, umwanya tumara imbere yawe, umwanya w'umugisha, kandi umuntu wese we twiyungukirwe. Tubisabye Imana dushima mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze, ndakwiyegereje muri mwanya. Turi kuri Ntabwoba TV nk'ibisanzwe, gahunda n'isengesho ry'umunsi. Imana iguhe umugisha. We turi kumwe muri uyu mwanya, Imana ihaye ubuzima ngo tube turi kumwe muri uyu mwanya. Ndagusuhuje kandi ndakwiyegereje, ndakunezerewe, ndakwishimiye. Ikaze mu munsi mushya, nkwifurije umugisha mushya muri uyu munsi mushya mu izina rya Yesu. Imana iguhe ibyo umutima wifuza ndetse no kurushaho, kuko ari Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twifuza, ibyo dusengera n'ibyo dusaba, kandi imbaraga zayo ziriho zihagije ngo bibe bityo mu izina rya Yesu. Ndagushimiye wowe udahwema kubana natwe muri gahunda zose za Ntabwoba TV. Imana iguhe umugisha ku manywa na nijoro buri kumwe natwe. Tubiha agaciro, turi hano dukora ibyo dukora kuko hari uri impamvu nziza kandi ikomeye yo gukora ibyo dukora. Uri imbaraga, uri ukuboko, utubera imbaraga, utuma tuba abo turibona ibyo dukora tubikora. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndashimira wowe wamaze gukora subscribe, ndashimira wowe abana natwe bihoraho. Mu nkundire duhe ikaze na mwene data waba utarakora subscribe, kugira ngo tumusabe akore subscribe. Reba ahantu handitse subscribe cyangwa se s'abone, hanyuma uhakande kandi uze gufungura n'akazogera, kugira ngo ujye ubona notification za buri kiganiro, inyigisho, ijambo ry'Imana n'amateraniro biboneka kuri Ntabwoba TV.
nk'ibisanzwe ntabwo TV tugira amagahunda agiye atandukanye, ariko cyane cyane tubararikira kuba muri gahunda iyi turimo n'ubundi isengesho ry'umunsi. Ni gahunda ibaho buri munsi kuva saa 11 za mu gitondo. Ni gahunda igusaba cyangwa igufasha kwitegura umunsi wawe, ugasenga, ukabyuka, ukumva ijambo ry'Imana, gusengana natwe, ugategura umunsi wawe ukawutangira umeze neza. Hanyuma kandi waba wacika ukaza no kwikurikirana hanyuma yaha. Imana ibaho umugisha mwebwe mudahwema kuba kuri gahunda ya Ntabwoba TV yitwa isengesho ry'umunsi. Tugira kandi n'inyigisho n'ibiganiro bigiye bitandukanye dushyira kuri Ntabwoba TV mu gihe bitandukanye, ariko kandi tukagira n'iteraniro rihoraho ryo kuwa kabiri saa 12 za nimugoroba kugera isaa 2. Iryo teraniro ryitwa Banguka Nkutabare. Rero turabararikira gukomeza kubana natwe. Hari n'izindi gahunda turi kugenda tubategurira, turi kugenda tunoza, tureba ko zajya mu buryo bigakunda, cyane ko umurimo w'Imana udusaba imbaraga kandi zitari nke n'ikiguzi. Rero Imana ibaho umugisha, mboneraho gushimira mwese abaterankunga b'umurimo w'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ababikora bari hafi, ababikora bari kure. Mwese muhabwe umugisha n'Imana, muri umugisha, muri imbaraga zacu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ndagira ngo dufate umwanya dusome ijambo ry'Imana, kuko gahunda y'isengesho ry'umunsi ni gahunda idatinda, ifite umwanya mutoya. Rero ndagira ngo dufate umwanya dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kurisengeramo, duhabwe umugisha ku bwaryo. Turasoma Zaburi 147 umurongo wa 3. Haranditse ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo. Amen. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo. Amen. Ndagira ngo ijambo ryo tuza gusengeramo uyu munsi. Ntabwo nzi ukuntu bigenda, ariko biranyorohera cyane kumva umunyamubabaro. Sinzi impamvu ari uko ndi, ariko biranyorohera cyane kumva umunyamubabaro. Wenda ubwo niko ndi, ni nawo muhamagaro wenda, ariko biranyorohera kumva umunyamubabaro. Mba numva naba mpari kubwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko cyane kumwakira, kumwumva cyangwa kumuha umwanya. Nasanze atari ibintu rero bisanzwe, ahubwo ni kamere y'Imana. Wari uzi ko ni Imana ubwayo, Imana nayo yifitemo kamere yo kwita, yo kumva, yo kwakira umunyamubabaro. Nasomye Bibiliya, Zaburi 26, yaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka. Imana idufashe. Iyi Zaburi 147 iravuze ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Mbega ijambo ryiza. Nari mvuze ngo bijya binyorera kumva umunyamubabaro, niyo ari ryo jambo mba numva ndi konvenke cyane, cyangwa se rimfataho cyane. Ndagira ngo mpumurize umutima wawe, kandi nkubwire amagambo atari ay'abantu, nkubwire amagambo y'umutima w'Imana. Imana igikiza abafite imitima imenetse. Hari igihe umuntu ahura n'ibintu bikamumena umutima. Kera n'ubu niko biri, twatinze kukuba kuri content yo kumeneka k'umutima, nko mu ruhande rwo kuba umuntu ari imbere y'Imana yicuza, yatura, yihana, ko bivuze kugira umutima umenetse. Ariko hari n'urundi ruhande rw'amakuba
rw'ibibazo, rw'intambara, rw'ibyago bigwirira umuntu bikamumena umutima, ukumva urashize, ukumva ubuze aho werekeza. Abanyarwanda baravugaga bati ndazibandwa nzerekeza he. Sinzi icyo zabaga zivuze izo, ariko ni nko kuvuga ngo abuze amajyo, abuze aho yerekeza. Wowe umeze utyo, wabuze aho werekeza, wabuze ifato ry'ibyo urimo cyangwa ibyakubayeho, ndagira ngo nkumenyeshe ko ubwo wagize ibibazo bimena umutima, ukaba ufite intambara zakumennye umutima, ukaba ufite ibibazo byakumennye umutima, ukaba uhagaze muri situwasiyo yakumennye umutima, haleluya, Imana ikiza abafite imitima imenetse, igapfuka n'inguma z'imibabaro yabo. Sinzi ibikumennye umutima, sinzi ukuri, ariko ndashaka kukubwira aya magambo atari ay'abantu. Ndakubwira iri jambo rigira riti Uwiteka yiteguye kugukiza wowe ufite umutima umenetse, wowe ufite umutima wamenetse, wamenaguwe n'ibyakugwiririye, n'ibyo umazemo igihe kinini, n'urugendo ruruhije umazemo imyaka n'igihe. Wowe umeze uko umeze uko, wowe uri uko uri uko, Imana ifite gahunda yo kugukiza kandi igapfuka n'ingoma z'imibabaro yawe. Ndagira ngo dusengere aha ngaha. Nturuzi ko udafite uwo kwitaho, nturuzi ko udafite uwo kumva, nturuzi ko udafite umuntu ugira icyo abikoraho. Niba ari iby'uburwayi abaganga bakoze ibyo bari bashoboye, niba ari iby'ibibazo bisanzwe inshuti zawe za bugufi, umuryango wawe bakoze ibyo bari bashoboye, abantu barananirwa bararambirwa. Ku kidendezi cy'i Betisayida bajyanyeyo umuntu amarayo imyaka 38, bagira ubwo bamurwaza, bamutindaho, ariko bitinze bamusigayo. Aho rero umuntu atinze kandi asizwe nabi, niho Yesu ahinguka akamukura ku buriri bwe cyangwa igisasiro cye agizeho igihe kinini. Abantu tumenyeranye, ndabizi ko mwumva imvugo mvuga. Mumara nishimiye barakubwira n'aya magambo. Hariho igihe ubutumwa nk'ubu tubutambutsa, umuntu akavuga nukunde mu mutima, kugira ngo numve ka morale, kugira ngo ntuze, kugira ngo mare kabiri. Ibi ntabwo ari ibinya bimaze kabiri gusa. Iri ni ihame ry'ijambo ry'Imana. Iri ni ihame ry'Imana ibivuze kandi izi kugikurikirana ikagisohoza. Si yo rero ifite ikibazo, ufite ikibazo n'iki cyangwa se wowe. Urizeye ibi, urabyizeye ngo ubeshweho nabyo? Izashimwe cyane. Ibi urabyizeye hanyuma ngo ubeshweho nabyo? Kuko bikwiye kukubeshaho, bikwiye kugutunga, bikwiye kukuramira, bikwiye kuguha ubuzima, kuko ubwabyo ni ubuzima bugenda. Ndashaka ko dusengana. Imana igukize wowe ufite umutima umenaguwe n'amakuba, umenaguwe na situwasiyo, umenaguwe n'ibitero bigutera ku manywa na nijoro. Uhora wibaza icyo wacumuye ku bantu, uhora wibaza icyo batwaye, uhora wibaza impamvu bakubikira buri gihe. Ibintu bigashira ibindi biza, bimeze nka twa tugani tw'Abanyarwanda ngo gashira kandi ari ibagara. Uhora ufite umutima umenetse, umenaguwe n'ubugome ugirirwa cyangwa akaga utezwa buri gihe. Reka nkuhumurize umutima, bitari ukukurema agatima. Umenyesha imvugo y'ihame ry'Imana. Imana ikiza abafite imitima imenetse kandi ipfuka n'ingoma z'imibabaro yabo.
ndagira ngo musengere, ndagira ngo dusengane, tube imbere y'Imana twembi, tubwire Imana imanukire gukora icyo isezeranye ko ikora. Uwiteka guhire, Uwiteka kwiteho, Uwiteka kwireke, akwihishurire kandi asohoze gukiranuka kwe kuri wowe. Izera aya magambo, kuko gukira no mu mutwe, gupfa ni mu mutwe, ubwenge ni mu mutwe, bujiji ni mu mutwe, byose bipfira mu mutwe kandi akaba ariho bikirira. Umutima w'umunyabwenge ntabwo ari inyama ipompa amaraso, ahubwo n'ibitekerezo bye. Uzuza ibitekerezo byawe, byuzuze ibishoboka, wikuzamo ibidashoboka. Shyiramo possibility, wishyiramo negativity. Haleluya. Imana ikugirire neza. Iyi gahunda y'isengesho ry'umunsi tuyibamo twitonze, tuganira kugira ngo bifate. Imana iguhe umugisha, ntaza kukurambira, reka dusenga Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko tuza gufata umwanya tugahendahenda Imana, tukayinginga, ukayibwira uti Uwiteka we, mfasha, ntabara, ngirira neza, nyamika imbaraga, mbashisha, shoboza. Mbera Imana, mbera umurengezi, ndamira, nduhura umutima, nkiza, pfuka inguma z'imibabaro yanjye. Dusenge. Mana yacu, Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, Mana idahinduka, ndabizi ko imvugo yawe ari ihame, imvugo yawe ntihinduka, imvugo yawe ntiteshwa agaciro n'icyo ari cyo cyose. Uravuze ngo ukiza abafite imitima imenetse kandi ugapfuka n'inguma z'imibabaro yabo. Ngaba turi imbere yawe, turaguhendahenze kugira ngo ukize imitima imenetse, yamenaguwe, yajanjaguwe n'ibintu by'uburyo butandukanye, mu mpinga zitandukanye, mu bibaya bitandukanye, mu migabane itandukanye, kuri iyi si yacu yose. Aho umuntu ufite umutima wose urushye ari, ndamusengeye mu izina rya Yesu, umugire ibambe, umukize, umukize, kiza uwo mutima ubabaye, kiza uwo mutima umenetse, kiza uwo mutima washenjaguritse kubera umubabaro urambye ugize igihe cyangwa umugwiriri. Pfuka inguma z'imibabaro ye, pfuka inguma z'imibabaro ye, aho yababaye, byamubabaje, byamugoye, situation arimo, ndasenze ngo umucira akanzu. Haleluya. Umubere irembo, umubere inzira. Amen. Imbaraga zawe zikomeye zitume aba uwo ushaka ko akubera we. Urakoze mahoro, urakoze byiringiro, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutugiriye neza. Ndabizi neza ko uyu munyamubabaro, haleluya, umwumvise. Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 34, atanga ubuhamya bw'ukuntu yari umunyamubabaro, ariko aravuga ngo uyu munyamubabaro yaratatse Uwiteka, aramwumva, mukiza ubwoba bwose yari afite. Afite ubwoba bw'ibihe, afite ubwoba bw'iminsi, afite ubwoba bw'umwaka, afite ubwoba bwa situation arimo. Ariko Dawidi yaravuze ngo nawe muri situation yari arimo iteye ubwoba, yaragutakiye. Uyu munyamubabaro yaratatse Uwiteka, aramwumva, mukiza ubwoba.
ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uyu mwene data umugirire neza, kugirira umugisha kandi umubere igisubizo, upfuke ingoma z'imibabaro ye, akubwe neza. Ndagushimiye kuri kumwe nawe kandi ukaba uri kumwe natwe, tubereye igisubizo kandi utubereye umutabazi. Niyo gahunda wihaye, niryo sezerano duha ko uri Imana itabura kuboneka, uri umutabazi, uri umufasha, utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye kubikora, turagushimiye kubirema, turagushimiye kubiduha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, Uwiteka kwiteho, Imana ikuramburira amaboko, Imana iguhe ibyo umutima wawe wifuza ndetse n'ibirutaho cyane. Uwiteka aguhe umugisha. Nk'ibisanzwe uri kumwe n'inshuti yagukunda muri Kristo Yesu, ndi Emmanuel Tuyishime. Ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi ngusabira uko nsenze. Imana y'amahoro nkorera iteka iguhe umugisha utagabanije muri Kristo Yesu, amen.